Munyemerere dufate aka kanya tukabyaza umusaruro tuganira kuri sadaqatul jariya cyangwa se ituro rihoraho. Ni iby'ingenzi kumenya ko iyo umuntu amaze kwitaba Imana aba atagifite amahirwe yo kugira igikorwa cyiza na kimwe akora cyangwa se ngo abashe guhanagura ibyaha bye abinyujije mu kwicuza. Umuntu nyuma y'urupfu rwe asigara yishingikirije abandi kuba bamusabira dua nziza cyangwa se bagakora igikorwa cyiza bakakimutura. Umuntu aba ashobora gukora ibyiza kuri ino si bya bindi bikomeza kumugezaho umusaruro na nyuma y'urupfu rwe. Urugero twatanga ni nko kubaka umusigiti, amashuri cyangwa se isomero rya Kisilamu. Yewe nubwo umuntu yakubaka inkuta ebyiri cyangwa enye, cya gihe abantu baba batangiye kwifashisha izo nkuta enye nawe nibwo atangira kugerwaho n'ibyiza byazo. Urundi rugero ni ugutera igiti. Cya gihe kiba kimaze guhagarara neza, abantu batangiye kwifashisha igicucu cyangwa imbuto zacyo, uwagiteye nawe atangira kugerwaho n'ibyiza yaba ari muzima cyangwa yarapfuye. Kwandika paji imwe ya Korani cyangwa se ikindi gitabo gikubiyemo ubumenyi runaka narwo ni urundi rugero. Igihe iyo nyandiko iba igihari, abantu bayisoma bifashisha ubumenyi buyikubiyemo, ni nako umwanditsi wayo nawe aba agerwaho n'ibihembo yaba ari muzima cyangwa yarapfuye. Urundi rugero rw'igikorwa gihoraho ni ukuba hafi y'umwana wabyaye ukamuha uburere bwiza, ukamutoza kurangwa n'imico ya Kisilamu. Iyo umuntu areze umwana we mu buryo bwa Kisilamu akamwigisha gusoma Korani kugeza igihe uwo mwana azaba akiri muzima kandi akora ibikorwa byiza, umubyeyi we azakomeza kugira umugabane kuri bya bindi akora nubwo yaba yaritabye Imana. N'iyo uwo mwana yakwigisha abandi uko abigishije, ni nako ibyiza byisukiranya ku mubyeyi we kubera ko aba ari we mpamvu yo gutuma uwo mwana abaho gutyo. Ikindi gikorwa gihoraho ni uko ushobora kwigisha abandi Ubuyisilamu. Iyo umunyeshuri wiga idini ashyize mu bikorwa inyigisho imwe gusa umwarimu yamwigishije, niko uwo mwarimu agenda agerwaho n'ibihembo byinshi nubwo yaba yaritabye Imana. N'iyo kandi uwo munyeshuri atangiye kujya yigisha abandi, umwarimu wamwigishije akomeza kugerwaho n'ibihembo. Urundi rugero rw'igikorwa cyiza ni ugutunganya umugezi cyangwa ugashinga akazu k'amazi kazajya gasakaza amazi mu bantu, kugeza igihe abantu bazaba bagikoresha ayo mazi. Uwayubatse cyangwa se uwafashije kuyubaka bakomeza kugerwaho n'ibihembo.